Yesu ashimwe bene data hakundwa kandi inshuti z'Imana mwese ndabashimuje mu izina rya Yesu umwami wacu kandi ndabakiriye kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi mugiye kugezwaho na Jose kuri uyu munsi wa gatatu itariki ya 9 z'ukwa gatatu 2022. Hari ibintu bitandatu by'ingenzi tugiye gufatanya kuganiraho uyu munsi wa none kandi birakugirira umumaro kugira ngo ubyibuke. Ibi bintu bitandatu by'ingenzi turabisanga muri Zaburi ya 91 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko Imana ivuga iti ku bankunda bose, abakunda Imana bose, mwese twese Imana izadukiza ariko mu cyongereza bita to be rescued by God cyangwa to rescue you. Izakurokora, izagukiza mu kaga uzaburimo. Iri ni isezerano ry'Imana. Imana izagukiza mu bintu byose uzaburimo, uzahura nabo. Ikindi kintu cy'ingenzi uzahura nabyo ari abakurwanya, ari uburwayi, ari intambara uzaburimo, izo arizo zose. Iki ni ikintu cy'ingenzi Imana ikubwiye niba uyikunda. Izagukiza rero akira uko gukizwa n'Imana mu bigeragezo ahura nabyo byose. Ugenda uvuga uti nabonye ikintu cy'ingenzi, nibukijwe ikintu cy'ingenzi yuko Imana izankiza. Ibi ngibi turabisanga muri Zaburi ya 91 uze guhera ku murongo wa 14 ugeze ku wa 16. Akira rero gukizwa n'Imana. Ikindi cy'ingenzi cya kabiri Imana itubwira nuko ngo izaturinda aho tuzaba turi hose. Akaga uzaburimo, izakurinda uburwayi, yakurinze corona, izakurinda intambara, izakurinda ubupfu. He will protect you. Izaguproteja n'abamarayika wayo. Icyo ni cya kabiri cy'ingenzi igiye kugukorera, izagukorera kandi yanagukoreye wibuka yishimire rero. Icya gatatu kindi cy'ingenzi ngo uzasenga izagusubiza. Aya ni amasezerano meza cyane kuko hari igihe ngewe nsenga n'abandi bene data ngo tutese Imana irumva, ukabona biratinze, ukibaza uti Imana irumva, ariko iravuga iti uzansenga, uzanyambaza, nzagusubiza. Akira rero uko gusubizwa n'Imana. Ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane udakwiye kwibagirwa mu buzima bwawe. Ikindi cya kane Imana irakubwira iti aho uzaba uri hose kirasa nk'icyambere. Nanone iravuga ati nzabana nabo mu makuba no mu byago. Nzabana nabo mu makuba no mu byago ni kimwe n'icyambere kuko twabonye ngo izadukiza, izabana natwe mu makuba no mu byago. Irabisubiramo kuko ni Imana ikomeza itwibutsa ukuntu ikora. Haleluya. Ikindi cya gatanu iratubwira iti nzaguha ubuzima burambye, kandi muri ubwo buzima burambye Imana iratwibutsa ko izatunezeza. Itwongereyeho imyaka yo kubaho, iduhaye uburambe, iguha uburambe wo gukunda Imana, kandi muri ubwo burambe uzanezererwamo, ntabwo uzaririramo, ntabwo uzicuza, ahubwo uzagira ubwo burambe unezerewe kuko ijambo ry'Imana riranezeza. Ugusenga kwawe uzajya usubizwa unezerwa. Haleluya. Muri Yesu turanezerwa. Umunezero ni umwe mu rubuto rw'Umwuka Wera. Kunezerwa icyo Imana idushakaho ni kimwe mu mbuto, ni rumwe mu mbuto z'Umwuka Wera tugomba kugira, tugomba kwera, kandi urwo rubuto uzarwera rwo kunezerwa ari uko ugumye ku giti cy'ukuri, igiti cy'ubugingo we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Imana iravuze iti nzabaha uburambe, kandi muri ubwo burambe I will satisfy. Izakunezeza, izaguhaza, uzabaho wumva wuzuye kubera ko uzaba ufite Imana kandi ibivuze. Akira rero ubwo burambe kandi unezererwemo. Haleluya. Icyo nsorejeho ikintu cy'ingenzi Imana hano idushakaho, yadusezeranije kubayikunda
ni cya gatandatu kiruta ibindi byose, ngo Imana izatwereka agakiza kayo, izatwereka agakiza kayo, izaduha ubugingo buhoraho. Yarabuduhaye, uyu munsi wa none bwakije. Soreje aha mvuga nti Imana ishimwe cyane kubw'ibi byiza bitandatu iduhaye. Bene data, nushaka kubisoma neza ngo ubyumve neza, soma Zaburi ya 91 mbere ku murongo wa 14 ugeze ku wa 16. Reka dusenge cyane cyane twibuke bene data bo muri Ukraine bari mu ntambara, bari kubitwa amabombe, bahunze igihugu cyabo n'Abarusiya nibo bari kubabombereza, ariko Imana irahari. Imana ifite imbaraga, yabivuze hano muri ibintu bitandatu yuko izabaporoteja abayikunda bose, izabakura mu bibazo, izabagirira neza, izabaha kuramba. Reka amasezerano, reka y'amagambo tuyasengeremo, dusabira bene data tuzi bari mu kaga, abo tutazi tubasabire kuko Imana yabakunda. Nukunda Imana uzakunda mwene so uri mu kaga, umusengere. Reka dufatanye aka kanya ko gusabira, bene data bari mu bibazo bikomera, bari mu ntambara, mu bihe bikonje nk'ibi, bari mu ntambara, ntabwo bafite icyo kwiyorosa, ntabwo bafite icyo kurya, barahunga igihugu cyabo, bararira, barapfusha ababo, ariko Imana yabakunda. Reka tubasengere bene data. Mana data, turagushimye kubwo amasezerano duhaye yuko nidusenga uzatwumva, yuko uzaduporoteja, yuko uzadukura mu bibazo, mu ntambara, kandi ukaduha agakiza ndetse ukaduha no kurama. Niyo mpamvu twibutse bene data muri Ukraine, Almighty God, turabasabira kugira ngo bagirire neza, ubafashe, hagarika intambara, icyitero gikureho, abari utanga igisubizo kuri bariya Abarusiya bari kurwana, kohereza amabomba, gusenya si cyo gisubizo. Turasabye Mana muvugane nabo, ugire icyo ukora, hagarika iya ntambara mu izina rya Yesu Kristo. Byose urabikoze kuko uri Imana ishobora byose, turabyizeye. Urakoze Mana, fasha abana bato muri imbeho bari guhunganwa n'ababyeyi babo, fasha Mwami abakecuru bakonje n'abasaza, fasha abarwayi muri bo, fasha abakristo bakomeze guhagarara bagushima, baguhimbaza muri bibazo by'intambara. Urakoze kubyumvise, byose tubisabye mu izina rya Yesu Mwami wacu, amena. Bene data, twari kumwe hano kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, basabiye umugisha n'abanyu bose. Uyu munsi ukomeze kubabera uwo munezero, uw'ibyishimo. Tuzakomeza utaha. Be blessed.